irira nabi umuntu kwifuriza ibyiza umuntu aragufasha guhindura ubuzima umuntu akwambitse urwego runaka rufata umwanzuro mu gihugu baye umuntu ukomeye narakubwiye ngo nta muntu ujya uba professeur nako nta muntu ujya uba ministry nta muntu ujya uba professeur atabigizwe n'abantu none abantu niki iyo bavuze ngo narakubwiye ngo wowe nonaha igihugu gishatse kugira ministry w'itangazamakuru nonaha wicaye kandi kikanabigukora umunsi umwe igihugu gishaka kwambika generali hari ubwo bita reba igihugu gishaka kukwambika generali kikanayikwambura umunsi umwe nta mugani wa nyakubahwa perezida wa repubulika niwigeze kuvuga ngo nta muntu n'umwe uzahemukira u Rwanda ariko rwamugize icyo ari cyo ngo bizamugwa amahoro n'abasigaye nta ujye uduhemukira ngo bimugwa amahoro n'abatuvuyemo bakabimbwa narabikubwiye hari bene wacu nabo batuvuyemo babimbwa kandi bari bazi gahunda n'ukuntu twarushye hari abantu batanze ibitambo babura ubuzima abana b'igihugu none ukongera ugashaka ngo bya bintu byongere bibe twongere twiruke yani kubera inda nini narakubwiye ngo nta muntu ugira inda nini ushobora kuba intwari mayidiya nta muntu ukunda ibintu by'ubu intwari reba Mandela yaremera afungwa imyaka 20 avuga ati nishaka mpfemo ariko ndokora ubwoko bw'abanyafrika yepfo je nta mutima mubi ngira ariko kunkoro gusuka namvuga nabi birakugaruka mukorera deal hari deal namukoreye yego abona ikiraka cyo kwamamaza nyine bazana publicity nagomba kubona commission yangira ngo 400 yego arabinyaka nayo ndamubwira nawe ujye umpemukira ngo bimugwa amahoro ejo mundi muri ya timu birukanye nawe agendamo nawe ariyumva ndawagendamo ndamubwira ni pole sana ni amaraso asengeye nta ugiye mu kirango bimugwa amahoro na nubu nta muntu amaraso asengeye nta ugiye mu kirango bimugwa amahoro ariko super noneho nega amatwi nkubwire tekereza wowe nona gasa ukuntu bivuze rero ikintu nkubwira ni kimwe Scovia naganiriye nawe kandi nsanzwe mukurikirana ari bampora icyo uvuga nawe navuze ko azataha niba yarihannye sinabo gusa reba wa mukinnyi witwa Kagere Medi yego Kagere Medi nakoranye nayo imyaka reba 3 mumaze gukora nayo imyaka 3 abameri biteri wa Afrika abameri biteri muri Tanzania reba champion abameri biteri muri Tanzania inshuro 2 arangije Kagere baramushuka sinza bamushutse kontra irangiye ndamubwira nti waretse nkakongeza nkagushakira akandi kazi ngoya ngo nanjye ndikoresha ngo nanjye ndikoresha ngo bunakindi ngo reka nanjye nikoresha ndamubwira nti nta kibazo guhera icyo gihe igitego yacyumvishije mu nzozi igitego ntazongera kucyumva igitego yacyumvishije mu nzozi igitego ubumeri biteri yabwumvishije mu nzozi igitego ku rwego mpuzamahanga yacyumvishije mu nzozi Champions League yose yakinye 0 nta gitego bahita banamwirukana umwana usengeye the bad man niko nkoranya busa burya ngiye gutega iminsi gusa ngiye gutega iminsi ngiye buryo unkosereje ngenda kubwira ntima nabikubwiye n'ubu ndabivuze kuri aka kanwa mbivugiye kuri mikoro ya Gasaro TV ntushobora kuba chief of staff utagira igihugu ndabikubwiye ngiye gakumba ntushobora kandi igihugu nicyo kibigwa nacyo kibikwambura ejo mu 2012 you look at me mu 2012 abantu bibuka ibyo ngiye kubabwira nicyo nandi kukubazaho sasa icyo nakubwiraga kuko ngiye nsengeye kandi sinjya mpemuka burya nge sinjya mpemuka uzabaze n'abantu bose twabanye nta muntu wigeze ngirira nabi nawe kabisa ariko iyo umuntu atangiye kuzana ibintu byo gusarita cyangwa se kuba trade kugambana trahiri mu gifaransa niko babyita ndamwitegereza gutya tureke no kugambanira society nge nushaka kungirira nabi none nge ndivuze personally nkavuga intu uzahura n'ibibazo iyo nkatuye akanwa n'ubu nabivuze ngo buri wese wahemukiye igihugu nsubire muri rya jambo rya komanda nanjye ni iminsi gusibura it is the matter of the time kuko nanjye rero uwangiriye neza cyangwa se uwo naturiye ko agomba kubaho neza navuze ibere rya Bigogwe bari hindutse touristic site urabyibuka yego abantu basigaye bajya kuri sura urabyibuka abantu babararimenye uwo Scovia uvuga twaraganiriye mbamuteye umutwe mwiza ubaho turabana basengeye yego yes kakangu salama ndugu yangu ngana kuri arakureba reka tubanze duhere kuri icyo reka nkubwire rero unyumve neza ndagukurikiye uru Rwanda ko rufite abanyamashuri benshi bari muri journalism cyangwa se bari mu itangazamakuru yego ko batamamaye cyangwa bashobora gukora inkuru ziremereye nk'izo Scovia Mutesi yakoze abari kuvuga ati ibyo kutiga nibiki Bibiliya iravuga ngo umunebwe azifuza kandi ntacyo azageraho Bibiliya iravuga ngo umunebwe azifuza umutima w'umunebwe uzifuza ariko ntacyo uzageraho rero nibacangamuke bakora ahubwo cyangwa se bitonde abayobore neza cyangwa abayoboresha inkoni y'icyuma oya azayobora neza oya nakubwiye nshobora kubivuga bakavuga bati superman ajya naho uvuze nabi inkoni y'icyuma uzi cyari cyo yego bayita dictatorship ukora icyo ugomba kugikora kuko niki ni kamategeko yavuze ijambo
you cannot lead Africans without military knowledge. Abanyafrika n'uburyo bafite imitwe ikomeye. Ugomba kubakaranga. Katwikamereza. Urabakara. Wabyumvishije? Gusa azabikora neza n'ubu. Azabikora neza uzanga azakarangwa. Yego. Azagira gute? Azakarangwa. Mbivuze nk'agakumba Supermanager Patrick. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tuhaye ikaze omerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka twakiriye Supermanager nyuma y'iminsi abantu mumukumbuye iyo hashize iminsi tudakorana abantu barambaza ngo Supermanager yagiye hiye. Urakoze cyane Gasaro TV. Gasaro nanone nk'izina ryawe. Yego. Ko none uri Gasaro pe. Nego. No uri Gasaro ndakaburinka. Yego. Yego no wabaye Gasaro koko. Iki cyangwe ariko kamerama wagiye ushyira no ku cyangwe bakari arya ngo ariko se waziyeretsa abafana. Baratangiye. Wo yari abafana barashaka no kukureba. Nego. Izi style izo ni zahera? Izi ngizi. Ageze za nkweto bita ngo ni high heels. Zaza nizo bazitikoraho. None za metero ebyiri zawe ziyongera ngira gurapima ebyiri n'igice. Sufambari yakakangaka. Ya Abanyarwanda bose ndabashuhuje. Ndasuhuza abarundi, ndasuhuza abavandimwe bacu bose bumva ikinyarwanda, arabashatse abanyarwanda kazi n'abashatswe n'abanyarwanda. Bose buriya iyo bana n'umuntu byanga bikunda ururimi ni waba utarumenye rwose ariko byanga bikunda ururimi rw'umupatina cyangwa rwo mwashakanye duke nka introduction nka greeting uyizi. Rero amahanga yose ndashuhuje mu Rwanda, nshuje East Africa, nshuje Africa, nshuje Asia, America, Iburayi, Canada, Australia, New Delhi, Qatar, Oman, muri Oman. Nk'umukobwa bita ngo ni Babura ba muri harya cya gihugu yambwiye ne Babura muri bihugu bya Emirates nyine. Wano ni Dubai, ikindi ni muri iki arya karaga state kantuza Emirates countries kagizwe no state muri makeya wari maranyumva. Aba nawe mu barabuse. Aba mu barabu yongere ni yashakishiriza ubuzima aranyumva. Oya ntabwo ari muri Oman. Nakibagiwe kandi gahugu yakambwiye ariko ubwo aranyumva. Ambwiye ati kutajya unsuhuza musaza wanjye kandi tuba tugukurikira 5 kwa 5. Abari muri America, Arizona, Michigan, Texas ahandi hose. The game changer. Badman, president of the street, ambassador of the ghetto, voice of the money, the best of East Africa, the front line commander, ATM machine, the original copy, the brother from another mother, the King Kongo Supermanager, the King Kongo, yes, I'm the King Kongo, inspiration of the youth, from zero to hero, from nowhere to everywhere, from nothing to something, from scratch to the sky, from grass to grace, from pity to Paris, from victim to the champion. Mtoto wa Mungu, the Konyene boy, talk of the city, most wanted, library, king of social media, Supermanagers in the building. I'm in the house. Supermanagers in the house. Gasaro TV is in the building. Matora Dodoma is everywhere. Matera Dodoma mukazi kose. Lero njye nagira ngo mbere ya byose shimira abantu kuko nibo batuma buri gihe ngaruka kuri kamera. Yego. Kuko ndamutse nkora nta resulta mbona ntago nagaruka kuri kamera. Ni ukuvuga ngo iyo ukoze business ukabona iragenda n'igishoro cyongeramo kandi ukarushaho kuyikora neza ukayinoza ugakora icyo bita mu cyongereza aricyo bita ngo hari icyo bita modification. Oya ntabwo ari to modify yego nabyo ni ukuvugurura ibintu ukabishyira ku rundi rwego ariko kurenzaho ibintu ukabikora neza cyane babyita to rectify. Rectification. Rectification biva ku nshinga to rectify kugira improving cyane. Hanyuma super nawe nkibaza rero Supermanager abantu baragukunda cyane. Nagira ngo mbashimire nicyo nari ngarutseho mbashimire cyane kuko nibo batuma buri gihe ugaruka. Abantu mu by'ukuri abantu barankunda pe. Abantu ndabashimira cyane. Si ubu mba navuze abantu harabaza kumva bati turi muri Burkina Faso gutatu. Abanyarwanda bari mu Birigi mu Bufaransa nabo bakunda kunyandikira banampamagara ndabasuhuza cyane. South Africa hari abana b'abanyeshuri bigariya kuri za Cape Town University. Cape Town University barampamagara cyane. Super, ikibazo mfite ni kimwe kuri ibyo bintu. Nabonye umubare munini ukundwa n'abadamu cyangwa se abakobwa. Cyane ko abantu benshi bamaze iminsi banyandikira cyane abakobwa atuwadoye nimero za Supermanager. Mwijambo rimwe ati Supermanager niyumva we ari free yuko yazitanga
byaba byiza azazivugire mu kiganiro ubwe wenyine, umushaka wese azamwandikire. Ariko uretse abasore babiri, umwe ngo ufite impano siribuka y'iki, n'undi musore umwe ugukunda, nabo bonyine, abandi bose ni igitsina gore. None aba bantu uzabakwiza he rero? Ngewe ngiye kukubaza, gukundwa n'igitsina gore hari ikibazo? Nta kibazo kirimo. Aha, ngiye kukubaza cyane. Hari n'uwambwiye ati cyane ko super manager yavuze ko ari single, reka nzagerageza amahirwe. Niko yakubwiye? Ya, ni ukuri. Nese rwambwiye sinabikweretsemo message. None se reka nkubaze, gukundwa n'igitsina gore ni abantu, kandi ni abantu buri ukuntu abadamu baremye n'abana beza cyane cyangwa se igitsina gore, amarangamutima yabo ntibayahisha, barayagaragaza. bashobora kuba bifanira ibitekerezo byanjye, bashobora kuba bikundira yuko ndi musaza wabo mbaho ibitekerezo byiza bibubaka, cyangwa se nkanabaganiriza buriya kuntu abadamu bimereye bakunda n'umuntu baterera story akaba stress zigashira. Noneho yafite noneho gutera na story kandi ziri positive cyangwa ziri constructive birushaho kuba byiza. Rero nta kindi kirenzaho ngende musaza wabo, they are my sisters. Ibindi bivango bazatange ngo nzagire ngo namba ngo bigerageza amahirwe, navuze ngo iki? Navuze ko ibijyanye n'ubuzima bwa super manager ni muri Stade Amahoro. Muri make super manager ati ntago ndi ku isoko. Stade Amahoro banza wumve, Stade Amahoro niyo izavugirwamo ko super manager ari ku isoko atari ku isoko. Privacy yanjye ngita ibanga, kandi ibanga ni ikintu kitavugirwa public. Yego. We ntabyo ufite by'ibanga ryawe byinshi cyane. Nuko rero Gasaro, rero mushiki wanjye nawe ntukajye ushaka kugira ngo uje kuneza abantu. Gute mbaguteje? Oya, ibyo urumva nabikubwiye. None niba urashaka kwigeragereza amahirwe kubera icyo uvuga ko kuguteza abantu, kandi ngewe nomero zanjye reka voice of my audience, ngewe nomero zanjye zirahari. Yego. Sibyo? None ngo n'uburenganzira uzazitanga kuko hari kuko reka nkubwire, hari n'ubushobora kuba bashaka kunzanira ikiraka cyo kwamamaza. Yego. Hari n'ubashobora kuba bashaka kugira ngo mugire inama y'ubuzima nka inspiration of the youth, na cyane cyane ko urubyiruko ari rwo runkunda nubwo n'abakuru n'abato bankunda, ariko umubare munini n'urubyiruko, kandi ukundwa n'urubyiruko, cyangwa se iyo urubyiruko rumaze kukubonamo ibintu birwubaka. Yego. Ubu ufite icyo uvuze, ntabwo rero wakwanga gutanga namba kandi abo bantu bakeneye, kandi uri umuntu w'abantu. Kuko ngewe sinshaka kugira gute, sinshaka kugira ngo niharire ubwenge. Iyo wihariye cyangwa ubwenge, simvuga ngo mfite ubwenge burenze abandi, ariko akonzi nkungani cyangwa se cyonzi Imana yampaye cyaba gike cyaba kinini, icyo nshobora kuba ndusha undi akinsabye twakunganirana. Ubwo rero none mvuze ngo namba, none se ngiye kukubwira, wari uzi ko mu Cyongereza buriya baravuga ngo network is power, information is power and network is power. Yego. Power is network and network is power. Wabyumvishije? Ni ukuvuga ngo udafite network nta power ufite. Ndabyemeje na kwijana. Rero ngewe hari n'abashobora nk'ubu ndaguha urugero sinari mbizi. Hari umuntu hari ahantu umuntu yigeze kuri codinga, sinshaka kumuvuga, ari ahantu abantu bari bicaye. Yego. Nyamirambo tu abantu bamvuga neza abandi bavuga ko twabanye muri Tour du Rwanda. Haza umwe, burya nta muntu wakundwa na bose, ntago bishoboka. Nta na perezida ku isi uratorwa 100%. Ntaburamo niyo yaba nakubwiye ngo niyo yaba yarabyutse mu gitondo aho abantu amata yo kunywa baha n'ibiryo. Ntago bishoboka. Hari n'abavamo bakamwangira ko akora ibyo byiza gusa, kuko mu Cyongereza hari abantu bitwa ngo ni daredevil, peace disturbers, wavurugamani, abantu badakunda uko ibintu bitekanye cyangwa se ibintu bimeze neza. None umuntu araza aho ngaho bari bicatangiye kuvuga ibintu nabi, kandi ubwo ngubwo twajyaga tugenda nanzi ngo ni mushikaji wanjye cyangwa ni rafiki yangu, ni umushuti yanjye. Mwana ngo nge urasese imuze ngo ntitwirirwana ngo sijya barazo ngo noneho ujya maravuga ati uriya muntu kumbe biri unatembereza no mu modoka yawe cyangwa se mukajya nandi mugasangira icyo mufite, uzi ko burya gera inyuma akakuvuga nabi. Arangije ara muri codinga, yicecekeye, telefone uzaranateye ni nziza, isimu ziriho ziragize zirasobanutse, umuntu ashobora no gukanda mu mwijima ikagufata. Ara muri codinga amufata n'isura atabiza arya, umwana aranyoherereza. Ndavuga nti yes. No kuvuga iyo umaze kugira izina ugira nakubwiye, nigeze kukubwira ikintu urumva mushiki wanjye Gasaro, narakubwiye ngo umuntu yamaze kuba umusitari agira intelligence nyinshi. Yego. Ari izihembwa n'izidahembwa. Yego. Ntureba ndaguha urugero nka perezida wa repubulika w'igihugu cyari cyo cyose, perezida wa repubulika burya bafite intelligence zikurikirana ubuzima bwe, zihembwa n'izidahembwa zimukunda gusa. Yego. Kandi noneho za zindi zihembwa nazo zabyica zikaba zatangwa na za zindi zidahembwa zo zikunduru zifite umutima gusa wo gukunda igihugu na wa muntu gusa, zo zikavuga zita uyu muntu arakora akazi nabi. Niyo mpamvu nakubwiye ngo network y'igihugu bayita elastic, kuko ushobora kuba wicara ukagenda urabara abana bakina umupira, reba abana batera umupira, ushobora kuza hariya ushaka information, ariko nawe areba information izindi.
niyo mpamvu buriya muri intelligence baravuga ngo no read to information, nta information power, nako nta information nta information itagira power, nta information nto yibaho, nta makuru asuzugurwa niyo yabangana gutya. Yego, icyo nshatse kukubwira rero ni iki, ni ukuvuga ngo ngewe gutanga inomero zanjye reka uzibahe, kuko hari n'abanzanira ibindi byo ntazi, hari abanzanira ibitekerezo, hari abanzanira uko nirinda, hari n'abaza bashaka nabo kungira nabi nabo bagasanga hari na obstructions zindi, kuko nanjye urabona ko maze kuba ama public figure, kandi public figure ugomba guhura ufite amakenga. of course. Ari aho ukandagira, ari aho unywera, ari aho usohokera, ari uwo ari n'uwo wenda wa mugani ngo nugutereta cyangwa se wa seduce, byose ibyo byose ugenda uri makini. Wari wabona intare ukuntu igenda, intare buri igenda yizigama. Yego, nkatwe twe twarwanye n'intare ngewe, wari ubizi? ntabwo nari mbizi. Buri intare iraza nijoro ishaka kugira ngo yice inka cyangwa se ijye kubiba inka, iraza igasanga inka wenda ziryamye, ikagira gutya, hari ukuntu igira gutya ikabanza ikaraha, noneho igashyira ku murizo wayo, ifite ibyishyira ikajugunya inka, ukabona zirikangaranye zose, none igatangira kwizigama, kuko ibizi ko ziri protected. Burya intare ikintu cya mbere itinya umuriro, burya iyo ukuye mu gishirira gutyo ukayijugunya ukabona igishirira kiratse, ishobora kugenda ikajya nk'ariya igatangira kwivuga. Yego, ikivugira aha kugira ngo igukange, ariko irarinda ariko ishaka no kwica. Ubwo rero iyo umaze kuba umusitari nka supermanager ugomba kuba ufite protection, ariko nawe ntiwakwanga kuba indagi mu bantu. I have to be involving in the society, because society are the ones just who should protect me and who should give me as information which I don't know. Nabikubwira urumva nk'ibyo bintu byabaye, wari ubizi nk'ibyo, urabyumva? Nakubwiye ngo iyo umaze kuba umuntu umusitari, buri umusitari wa mbere nabikubwiye, umusitari uruta abandi bose ni perezida w'igihugu. Nuvuga ngo bari abageizi buri ubaruta, none ahanga ni Donald Trump. None mu Rwanda umusitari wa mbere ni perezida w'igihugu, kuko nakubwiye ngo ni umuntu, nabikubwiye urumva, umuntu ushobora kuvuga ngo ibi nibibeho, itegeko gusa rikabarira urumva, ibi nibiveho. Ni umuntu ushobora kuvuga ngo this man I want to change the life of this guy, igihe bitinda gusa kuva kubivuga bikaba birabaye, akavuga ngo I want to demolish this bikaba birabaye. Rero nakubwiye ngo iyo umaze kugera kuri iriya niveau ugira intelligence zizwi zitazwi. Okay, urakoze cyane. Ubwo rero supermanager inambange niyo mpamvu mfashe ibyo byose nsobanura kugira ngo umve impamvu inambange nemeke itangwa, kuko nanjye ntawambwira nanjye mfite uburinzi bwanjye, rega ndi komanda, ajya wibuka ko ndi front line komanda. Ushobora kubivuga hanga abantu bakavuga batarakoze, bati hari n'ubavuga atarakoze front line komanda, suba barajya ati subwa koze ikiye igisirikare cya mbere ni iki? Yego, ni umutwe. Wabyumvishije? Hari n'abashobora kuvuga bati suba barajya wenda turakuze twakoze ibi nibi, ariko buriya imbunda kuyigira ukambara kombati biriya biza nyuma, ariko buriya niyo ugiye bwa mbere winjira igisirikare burya barakubaza ngo aka kazi ubundi uragakunze kakurimo. Mu Cyongereza baravuga ngo if you do what you like is freedom, liking what you do is happiness. Ibyo urabyumvishije? If you do what you like, niyo ukora ibyo ukunda, is freedom. Liking what you do is happiness. Wow. You get what I'm saying? Yego, gukora ibyo ukunda nabyo nibyishimo. Wewe wenda ntago ukunda gusoma amateka, ariko umunyamakuru nta munyamakuru uzakurikirana umuntu bita Julius Nyerere, perezida wa Tanzania. Nta gisirikare yari yarakoze, ariko yakoze revolution muri uyu mugabane wose wa Afrika wose uyu mugabane wose yakoze muri revolution, kandi agakoresha amakomando, wagakoresha abasirikare, kandi nta hantu yigeze akora igisirikare na hamwe, kubera umutwe gusa. Igisirikare cya mbere ni iki? Mu mutwe. Brain. Big brain defender. Thomas Sankara. Brain, kuko brain ni mapping iga planninga. You get what I'm saying? You get what I'm saying? I get it. You get what I'm saying? Get it. Okay. That's the way it is. Ubwo rero nakubwiye ngo ugende front line commander. Ubwo uravuga ati super nawe. Ubwo se njewe ndi front line commander. Abazi ibyo mvuze bakuru barumva ibyo mvuze. Kuko uyu mutwe ukora nk'imashini. Umutwe ukora nk'imashini. Kuko nshobora kukwitegereza gutya nka sesinga muri personal intelligence yanjye nkamanda kumenya mu masaha abiri gusa, mu mvugo, mu kukureba ku maso. Ibyo rero ndashimira Imana yabimpaye. Super, twiganirire kuri izi ngingo zigiye zikurikira. Ingingo mbere nshaka tuganiraho, nabanye mu minsi yashize barahuye n'umumama w'umuhanga witwa Mutesi Scovia, ndetse ibintu bisa naho bihuriranye cyangwa se biratungurana, ntavugana kwa mugane supu banza atera n'umutwe mwiza. Mu minsi yashize nubwo twaganiriye nabwo mbwiye ati bamora iki
azataha sibyo arashize iminsi mike arataha none rero uhura na Scovia ashira iminsi nk'ibiri ndumva ari 2 cyangwa 3 ababaye navuga umuyobozi uzajya uyobora twese abanyamakuru hano mu Rwanda ndavuga neko super manager uzi kubanza wa mugani ajya atera icyo bita amashaba wabyakiriye gute rero kamera aho ngaho nabonye n'ubushize bavuze ngo Imana yabwiye abanyayisiraheli Imana yabwiye abanyayisiraheli yego ngo uzabakunda azagira umugisha yego Imana niko yabwiye abanyayisiraheli iravuga ngo uzabavuma azaba ikivume yego urankurikira neza ndagukurikiye mbe gusubiriremo Imana yabwiye abanyayisiraheli ngo uzabakunda azagira umugisha yego uzabavuma azaba ikivume umuvumo uzamugarukira ahubwo iravuga ngo mubaye igihugu kizatsinda kiri powerful yego rero I'm blessed son I'm blessed ibyo ndabizi neza I'm blessed tuve no kuri ibyo reka tuke tunerura reba journalism mere abanyamakuru bose bamemukiye they are no longer there ntibagihari tayari they are crushed hari abantu burya bumugisha hari abantu bumugisha hera no ku gihugu cyacu ugiye mukiye wese reba ibyo yagiye ahura nabyo ubwo mbaye mvuye kuri gendaza gusubira kuri ariko ndeba no ku gihugu reba bagiye batwifuriza ibibi bose bagiye bahitanwa n'iminsi n'abatarahitanwa n'iminsi ni iminsi baze n'ubundi kabageraho kuko byo ndabizi bizaba ibyo ndanabihamye ndabizi neza nanabirahirira mu rukiko ndabizi wabyumvishije umuntu utakugirira nabi umuntu kwifuriza ibyiza umuntu aragufasha guhindura ubuzima umuntu akwambitse urwego runaka rufata umwanzuro mu gihugu baye umuntu ukomeye narakubwiye ngo nta muntu ujya uba professeur nako nta muntu ujya uba ministry nta muntu ujya uba professeur atabigizwe n'abantu none z'abantu niki iyo bavuze ngo narakubwiye ngo wowe nonaha igihugu gishatse cyakugira ministry w'itangazamakuru nonaha wicaye kandi kikarabigukora umunsi umwe igihugu gishaka kwambika generali hari ubwo bita reba igihugu gishaka kwambika generali kikanayikwambura umunsi umwe wa mugani wa nyakubahwa perezida wa repubulika niwe ugeze kuvuga ngo nta muntu n'umwe uzahemukira u Rwanda ariko rwamugize icyo ari cyo ngo bizamugwa amahoro umuntu uri blessed burya ntukajya umukinisha twigeze guhemukirwa reka nkubwire wenda amateka ntuyazi wowe uri umukobwa muto ariko ngenda soma cyane nkunda amateka cyane urabona muri za 59 abanyarwanda bahunga bagatatana kubera amateka mabi y'icyo gihe yatubayeho abanyarwanda urabizi sibyo abanyarwanda bari barahungiye muri Uganda hari umuntu wigeze kwitwa ngo ni Obote wayoboraga icyo gihe ngo yigeze kuvuga ati icyazampa kujya ngenda ndeba hejuru sindebe ko umunyarwanda se umuntu wabaye president yagiye gupfa pfira muri Zambia apfa ari impunzi wabaye president pfa nk'imbwa kubera iki amasengesho yacu ntawe ujya uduhemukira ngo bimugwa amahoro n'abasigaye ntawe ujya uduhemukira ngo bimugwa amahoro n'abatuvuyemo bakabimbwa narabikubwiye hari bene wacu nabo batuvuyemo babimbwa kandi bari bazi gahunda n'ukuntu twarushye kubigezeho karakara kuntu rega ntago ibintu reba twicara kuri mikoro reba benzi ngenda reba igihugu ko kimeze hari abantu batanze ibitambo babura ubuzima abana b'igihugu none ukongera ugashaka ngo bya bintu byongere bibe twongere twiruke yani kubera inda nini narakubwiye ngo nta muntu ugira inda nini ushobora kuba intwari mayidiya nta muntu ukunda ibintu ujya uba intwari reba Mandela yaremera afungwa imyaka 20 avuga ati nishaka mfemo ariko ndokora ubwoko bw'abanyafrika y'epfo perezida wa repubulika Paul Kagame yari majoro icyo gihe ngire ngo ava senior officer i Bugande sibyo ajya kwiga sibyo ajya muri Amerika aremera igihugu abandi bose birukiramo ariko bigura bitekereza igihugu abandi bose bashaka ngo kujyamo waragita kuko abenshi bajya bakirukiramo waravuga ati ngewe nje mu muriro erega iri ku rugamba wanapfa wabyumvishije iri ku rugamba burya nuvuga ngo two things die or live hanyuma umuntu ibi byose kugira ngo bibone ko sacrifices ziraba biki abantu igihugu baracyubatse none Imana ifashije bamwe twatangiranye bamwe bene wacu twatangiranye bagiye kubimbwa wa mugani w'abahimani bajya bavuga ngo nukwata kubimbwa gusa umuntu akabimbwa ibintu biragora kubibona mayidiya niyo mpamvu ngiye narakubwiye ngo buriya narakubwiye ariko abantu batazava gusoma nagenda umugome nakubwiye ngo ngiye umuntu wese uregwa icyaha cya trade cyaha cy'ukugambana buriya on trial Tanzania niko bayita ntuza bayita babyita uhayini abatanzania cyangwa se abanyarwanda babaye muri Tanzania barimo kunyumva n'abanyarwanda babizi barabizi muri Tanzania bakurega uhayini barakwica ntabwo nkubeshya ntabwo bajya bagushyira mu rukiko bya biningura katirwa imyaka 20-15 wawo wanakupiga risasi nika batizede bakora bavuga ati uyu mutana atakwisa ritinci
kandi ni Nyerere warivuze. Nyerere yaravuze ngo kisariti inchi shariti uwawe. Abatanzania barabyumva hanga ngo nugambanira igihugu ni ngombwa wicwe. Rero icyo nshaka kuvuga ntukagambanira abantu umuntu usengewe. Je Superman agenda asengewe. Niyo mpamvu mbwiye ngo umuntu wese nkoranye nawe akaba afite ibyiza genda mubarike akabaho. Nta mutima mubi ngira. Urabizi. Je nta mutima mubi ngira ariko kunkoro gusuka namvuga nabi birakugaruka. Ejo bundi hari umukobwa uyu nguyu birukanye murara wasimbuwe n'uwo bita reburiya mwanya cyangwa reka ndeke kumuvuga. Hari umukobwa muri RBA wari ushinzwe amakuru wari ushinzwe ubucuruzi. Ni umumama ngire ngo niba atari umukobwa mukorera deal hari deal namukoreye. Yego abona ikiraka cyo kwamamaza nyine bazana publicité kuri televiziyo y'u Rwanda hariya. Ubundi rero hariya kuri televiziyo cyangwa kuri radio Rwanda uzanye hari amafaranga ya commission y'iki y'ababroka y'umuntu wazanye deal. Kuko biremewe ni ibintu ntabwo ari kuvuga ngo ni ibintu bifefetse oya. Barakuvuga genda ushaka umuntu hari commission y'umuntu uzanye ibyo ni ibintu. Nagomba kubona commission yangira ngo 400. Yego arabinyaka nanjye ndamubwira nawe ujye umpemukira ngo bimugwa amahoro. Ejo bundi muri ya team birukanye nawe agendamo. Kwisaguruka ariyumva nawe ariyumva ndawagendamo ndamubwira ni pole sana ni amaraso asengeye ntawe ugiye mu kirango bimugwa na nubu nta muntu amaraso asengeye ntawe ugiye mu kirango bimugwa amahoro. Ariko super noneho nega amatwi nkubwire tekereza wowe nona gasa nigeze kumarana igihe n'imyaka 2 nawe cyangwa hafi n'umwe tudakorana ikiganiro ariko tutangana nta kintu dupfuye ari ukubera gusa kuburana by'abanyamujyi twishakashakishiriza. Reba abona haga ibiganiro buri gihe ntiwigeze complaining uti kutampa ibiganiro waricecekeye umwana w'abandi wigira muri stress muri nuza muri strakare zo kwishakira ubuzima. Abona ajyaga mpata ibiganiro binjiza isene no bahindukiye barampemukira. Ndavuga inti mwebwe ntago bizabagwa amahoro n'ibyakogwa amahoro mwene gakumba jewe the bad man mwana w'imutoto wa Mungu ugenda na Bibiliya birima ndakabura inka na saa 9 z'ijoro na saa 8 iyo nicwe mbanza gupfukama nkasenga Imana. Burya nicyo nkora mbere ya byose avuga inti my God urakoze kuba ngihumeka kuko ndeba none se abapfa mbarushiki hanyuma ukavuga ngo sobanyu uzahangana nawe ijewe inkota y'Imana iraza ntushobora nese super ukuntu bivuze rero ikintu nkubwira ni kimwe numvishe Scovia naganiriye nawe kandi nsanzwe mukurikirana ari bampora icyo uvuga nawe navuze ko azataha niba yarihannye sinabo gusa reba wa mukinnyi witwa Kagere Medi. Yego Kagere Medi nakoranye nayo imyaka reba 3 maze gukora nayo imyaka 3 abameri biteri wa Afrika abameri biteri muri Tanzania reba champion abameri meri biteri muri Tanzania inshuro 2 arangije Kagere baramushuka sinza bamushutse kontra irangiye ndamubwiye nti waretse nkakongeza nkagushakira akandi kazi ngo ya ngo nanjye ndikoresha ngo nanjye ndikoresha ngo bunakindi ngo reka nanjye nikoresha. Ndamubwira nti nta kibazo guhera icyo gihe igitego yacyumvishije mu nzozi igitego ntazongera kucyumva arinza igitego yacyumvishije mu nzozi igitego ubumeri biteri yabwumvishije mu nzozi igitego ku rwego mpuzamahanga yacyumvishije mu nzozi Champions League yose yakinye 0 nta gitego bahita banamwirukana. Umwana usengeye the bad man niko nkoranya busa buriya ngiye gutega iminsi gusa ngiye gutega iminsi ngiye buryo umoshereje ngenda kubwira ntima nabikubwiye n'ubu ndabivuze kuri aka kanwa mbivugiye kuri mikoro ya Gasaro TV. Aba bose ubona baduhemukiye bahimukiye igihugu cyacu bahimukiye igihugu bazi bitambo byaciyemo kugira ngo bana babura ubuzima dutahi bose yo bari ni iminsi bura gusa. Ariko super nawe uretse ngubaze gato uvuga ko usenga ariko nanone ikintu kinzikasi kiza nk'uyu mumama uyu mudamu mugezeho ikintu kinzika buretse mbanze ndagize ijambo ryanjye mbabarije nta muntu numwe buretse ndagize ijambo umuntu wakugiriye neza nyine uravuze ngo umuntu akagufata we ndagurugera oya ndagufasha ndakubaza sibyo cyangwa se afasha umugore wawe cyangwa afasha umwana wawe nta yari from nowhere dega agaciro kose dufite nuko dufite igihugu. Yego sibyo agaciro kose dufite nuko dufite igihugu mbigusubiremo agaciro kose dufite nuko dufite igihugu. Noneho umuntu agashaka kugira ngo ngira durubanganye disturbing amani ni amahoro. Yego abuza amahoro abantu ikibazo buretse tarageraho abantu bongere bahunge twongere sha dufata ibirago tugeza Burundi tugeza Tanzania tugeza umuntu nk'uwo buriya
sinjya nabyemera ibi byo gufunga gereza Oya. mbese ipfumutse ko nibateri ishobora kuza rigapfumuka buriya ngiye narakubwiye ngo umuntu wese ako sindi umuyobozi sindi n'umucamanza ariko ngiye bakunzaniye ntabwo karaga burya sinshobora kwemera umuntu washaka kubuza abantu amahoro wowe waragatsindwa n'Imana kabisa umuntu ujya wumva abantu za cases ngo uyu muntu ngo nakubwiye ngo umuntu wese ugambana naravuze nge mwereka Oya, kumva giye ntabwo ngo bad man bikwiye. iri jambo rizagumaho na mirere ahubwo sinibazanshyire no mu sinzi icyo nakoranye siwezi nikakurumia mimi icyo nari mvuze njyewe narakubwiye ngo dukurikize amategeko y'igihugu twishakashakishirize lakini mambo ya kuingia kwenye kusaliti nchi na kuleta insecurity hao ni watu wabaya sana kuko nakubwiye ngo reba agaciro kose dufite nuko dufite iki igihugu cyiza nta muntu ntushobora kuba generali utagira igihugu ntushobora kuba chief of staff utagira igihugu Yego. ndabikubwiye ngiye gakumba ntushobora kandi igihugu nicyo kibigwa nacyo kibikwambura ejo mu bihumbi 2012 you look at me mu bihumbi 2012 abantu bibuka ibyo ngiye kubabwira habaye finali y'igikombe cya Afrika Chiporoporo yo muri Zambia itsinda Cote d'Ivoire yari ifite ba Yaya Touré ba Drogba ba Koro Touré abastari kapiteni yitwaga Kasongo ngire ngo baramwibuka perezida w'igihugu wari uruhe yaravuze ati kapiteni yari Koporo mu gisirikare cya Zambia yari Koporo perezida w'igihugu nk'umugaba mukuru w'ikirenga yaravuze ati nta handi mbicishije ubwo burenganzira ndabufite kwambitse koroneri urumva uko rero umuntu abyambara niko n'igihugu cyongera kikabimwambura rero ntuzumve ngo mini genero ngo nari umuntu ngo ukomeze gutya ngo natangaga reka ibyo byarahindutse system irahinduka narakubwiye ngo nta muntu kamara kandi ejo bundi nabonye abantu barabyibuka hari umuntu muri Tanzania wagize wari umukuru w'intara ya Morogoro bamwitaga Ditopira abanyarwanda barabyibuka cyangwa se abakurikira yarasinze ngakora pistol arasa umuntu uzi umukonvayeri arasha umukonvayeri beno abo umukonvayeri baraza urumva yari yaratashye ari ritadi kano kumbe sinzi niba yaratwaye imbunda sinzi uko basindiye mu bubara abayikuyemo aramucomora aramutera umuntu abaguyeho barafashe barafunze nyine baramufashe baramufunze bamaze kumufunga perezida aravuga ati sijya bimubwiye amategeko akora akazi kayo yego kubera depression yapfiriye no muri gereza bamaze kumufunga nk'amezi ane bataranamukatira apfiriye muri gereza kubera depression kubera iki nakubwiye ngo nta muntu uri hejuru y'amategeko y'igihugu yani wewe chochote ulicho inchi ndio ya kwanza Mungu anatangulia inchi nafuata alafu sisi ni watu wa kawaida nicyo ndi kukubazaho sasa icyo nakubwiraga kuko nge nsengeye kandi sinjya mpemuka burya nge sinjya mpemuka uzabaze n'abantu bose twabanye nta muntu wigeze ngirira nabi nawe kabisa ariko iyo umuntu atangiye kuzana ibintu byo gusarita cyangwa se kuba turita kugambana trahiri mu gifaransa niko babyita ndamwitegereza gutya tureke no kugambanira society nge nushaka kungirira nabi none nge ndivuze personally nkavuga intuzahura n'ibibazo iyo nkatuye akanwa n'ubu nabivuze ngo buri wese wahemukiye igihugu nsubire muri rya jambo rya komanda nanjye ni iminsi gusibura it is the matter of the time kuko nanjye rero uwangiriye neza cyangwa se uwo naturiye ko agomba kubaho neza navuze ibere rya Bigogwe barihindutse touristic site urabyibuka yego abantu basigaye bajya kuri sura urabyibuka abantu babararimenye uwo Scovie uvuga twaraganiriye mbamuteye umutwe mwiza ubaho turabana basengeye yego yes kakangu salama ndugu yangu ngana kuri arakureba n'umusaza nyine arakurikira rwese sumunyagihugu se yego ndabikunze ndabyishimiye John Kennedy yaravuze wo bitaga John Kennedy yahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaravuze ngo umuturage ukunda igihugu cye aravuga ngo igihugu cyanjye ngewe ngikorera iki ntago uvuga ngo igihugu cyanjye kigomba kunkorera iki yaravuze ngo nimujya mubona igihugu gikennye mujye mumenya ko ari abaturage babanebwe wamwumvishe John Kennedy yaravuze ngo ugomba guhora iteka kuvuga ngo igihugu ngewe ngifitiye ideni hari icyo ngomba kugikorera witwaga John Kennedy the bad boy yego wamwumvise ariko urumva iyo point nayumvise were ntukajya ukomplaininga nguretse ngo ntaki ahubwo wekora igihugu gitera imbere yego uri kwikorera uko ntabwo igihugu cyakora ngo kiguteze imbere ahubwo n'ugomba gukora igihugu kigatera imbere umuturage ukunda igihugu cyaravuga ngo what should I do nicyo nakosaga kuri Scovie Mutesi abantu bati nibyo n'umunyamakuru mwiza atariko ni gute ko rwose umuntu yayobora nta mashuri afite ubona ko icyari ikibazo aho kugira ngo twibande cyane navuga ku nkuru nziza akora kuko ntekereza ko Scovie umwe mu banyamakuru beza dufite icyo cyo rwose ndagihamya kandi nekereza ko uwabihakana yaba yigiza nkana
warabibonye mu makomantere abantu batandukanye bati niwaba umuganga utarize ubuganga niwayobora ibitaro utarize iki nyine ubona ko abantu bari complaining ati none ko twumvise ko atize ibyo hari aho bihuriye kuba wayobora abanyamakuru kandi ni umunyamakuru mwiza no kuba agomba kuba afite amashuri reka tubanze duhere kuri icyo reka nkubwire rero unyumve neza ndagukurikiye uru Rwanda ko rufite abanyamashuri benshi bari muri journalism cyangwa se bari mu itangazamakuru yego ko batamamaye cyangwa bashobora gukora inkuru ziremereye nk'izo Scovia Mutesi yakoze ngenda kubajije nawe njye navuze ko umunyamakuru mwiza ubwo rero nuko rero reka nkubaza ndanabyemera sibyo none se ngiye kukubaza ndagusubiza wowe uko utekereza hari umunyemari w'umushinwa bita ngo ni Jack Ma wundi wavuze ngo yaravuze ngo nothing is free you must pay the price yego yaravuze ngo nothing is free ntacyo ubusa ugomba kwishyura you should pay the price Jack Ma arongera avuga n'irindi jambo ntarajya kumukomozaho ryiza aravuga ngo today is difficult tomorrow is difficult the day after tomorrow the day after tomorrow is easy is simple but many people fail to be patient tomorrow in the evening yego ejo biroroshye ejo uyu munsi birakomeye nako gereze mikoro utubwire uyu munsi birakomeye bamwumvishe Jack Ma yaravuze ngo uyu munsi birakomeye nejo bizabikomeye ariko ejo bundi bizoroha ariko abantu benshi batsindwa bananirwa kwihangana bakagivinga up ejo ni mugoroba kandi bwari bugiye gucya ngo byorohe you get what I'm saying Jack Ma yangiwe kujya kwiga hehe kuri Harvard ubu none ahangaha Harvard ayihinguzanya cyangwa se Harvard arayifasha cyangwa se ayirusha amafaranga kuko urumva kwiga Harvard ngire ngo ku mwaka batanga Harvard ni university ngire ngo ya gatanu itanga amafaranga menshi oya itanga ibihumbi ni 24 by'idolari buri mwaka ndaza kubiri ariko njya ndeba ukuntu bishyura njya mbireba ntuza niyo yambe buretse nkubwire Harvard itanga okay ngibagiyeho ariko ndabizi ariko urumva ayo mafaranga Jack Ma yagize ate no kuvuga ngo iki no kuvuga ngo isi y'ubu turimo barashaka umuntu ukora ibintu biri very constructive ibintu byubaka yego Donald Trump ntago yanga abanyafrika ahubwo Donald Trump avuga ko abanyafrika ari abanebwe batazi gukora ariko yaravuze ngo umunyafrika ufite ubwenge ufite akamaro mu muhe green card aguma Iburayi iyo babonye uri umuntu w'akamaro immediately baguha nationality yego batitaye nguru umunyagihugu cyangwa se ngo ufite icyo urakoze cyane mu Bufaransa bukinirwa n'abirabura barya bose nuko bafite umusaruro bazanira igihugu Ngoro Kante yabaye umukinnyi yebo kwasa Ngoro Kante wagira ngo arateka bari mwivu ariko reba yabaye umukinnyi wa mbere ku isi ukina hagati abantu barabyemera kandi bamucira bugufi kuko abazungu bareba umusaruro abazungu bareba iki umusaruro abazungu bareba umusaruro abazungu bareba iki umusaruro Perezida wa Repubulika wacu yagenda akajya mu mahanga akazenguruka akagenda akazana abashoramari akabwira ati muze mwinvestinge mu Rwanda hano muri uru Rwanda baba batuzaniye icyo bita icyambere ibura ry'akazi riragabanyuka icya kabiri bagasora imisoro ishobora kugira guteza ibikorwa by'eremezo by'igihugu you get what I'm saying rero n'urugero bavuga ngo President Kagame ngo is an optimistic person is active person si ukuvuga ngo ni ibintu bapfa kuvuga no barareba ukuntu akora reba igihugu kimaze imyaka 30 reba ibihugu byose bituzengurutse nabyo byarumiwe n'abaperezida barushije network Afrika baramuga ati se umutaramameza ati network kandi abandi ntibahuye n'ibyo twahuye nabyo hano habaye genocide yakorewe abatutsi abantu bapfa miliyoni imwe urabizi hapfuye abatutsi barenga miliyoni imwe igihugu kiva ahantu habi cyane nk'iyo ureba amafilimu cyangwa niyo wumva nari muto wenda ariko turabireba turabibona you get what I'm saying I get it ariko komanda aravuga ati ibihugu bindi byaradusize ibyo byakoze mu myaka wenda 3 tugomba kujya tubikora iminsi 3 kugira ngo tugendere kuri nivo yabo ama expert arabashaka ye yari po watwana pajwa mwenyewe yego urumva baraza hangano muri za kiste higishaga abahinda hiki nyine ngo tugendane na level y'ibindi bihugu ariko ubu bose bagiye bavamo abana b'abanyarwanda nibo babyikorera wabyumvishije umuntu yari umukozi rero isira mwemera nigeze kubona abanyakenya bari kuri debate ba professor utagira ngo abantu boroshye professor umwe yigisha Kakamega University undi yigisha Jomo International Kenyatta University wabyumvishije bari kuri televiziyo ya KTN Kenya Television barimo kuvuga ngo iki gihugu kugira ngo gitere imbere gikeneye umujyanama nka perezida w'u Rwanda ariko ubu urumva abanyakenya kugira ngo bakwemere ariko uguzi Kenya uza abahanga ifite yego
uza abanyakenya bafite ifaranga nka ririya ryabo, bafite abahanga bize kuriya, bafite tourism iri hejuru. Burya Kenya ni kimwe mu bihugu bifite tourism iri hejuru cyane. Wabyumvishije? Ariko kugira ngo abantu ba professor abanyakenya noneho umwana w'umukikuyu n'umujyaro wabize hariya bakakwemera bakavuga ati ko ati nk'uyu tubonye ati umujyanama nkuri, ubwo no kuvuga ngo ibikorwa biragaragara. Rero icyo nshatse kuvuga, niba umwana yarabasize, uwo mu mama Scove yarabasize, abo bize cyangwa abo bafite izo mpapuro nagwaye urugero, ubisi tugezemo y'ubu. Ubisi tugezemo y'ubu. None se ngiye kukubaza, ubundi igipapuro gikora akazi? Kigufasha gukora akazi iyo usanzwe ufite icyo bita moral uzi icyo ari cyo? Moral ni itanga icyo bita commitment. Moral itanga commitment. None utari committed ngo ukora akazi ukaba ufite amadiguru yicaranyaho. Igipapuro byakumarira iki? Aha. Igipapuro cyakumarira iki? Nta kimwe. Nta na kimwe. Wabyumvishije? Reba hano nkwereke. Reba hano, look at me. Yego. Ejo bundi hambera hanako. Hambera. Hari urabyumva icyo unkubaza? Icyo nkubwira? Hari umuntu wavuze ngo ariko ngo naona ngo yeye ngo nani ngo Magufuli cyagiye yajyaga kuva hambera ni imyaka ishize. Magufuli yari ministeri w'ibikorwa remezo. Hari ba ministeri w'intebe muri Tanzania. Nega amatwi neza. Ni umuntu wari ufite umwanya usanzwe. Tugaruka ku kibazo byanjye ariko. Burya ministeri w'ibikorwa remezo aba ari umuntu usanzwe. Ariko reba ukuntu bamutoranyije kuko babonye yuko ari ushobora kugira guse gutunganya igihugu. Ntiyahise aba perezida w'igihugu se. Yego yari yize ariko yari afite umwanya mutugeranyije n'abandi ba ministeri. Haba hari ba ministeri ubanye n'amahanga. Ubundi ministeri ubanye n'amahanga no kuvuga ngo abahagarariye perezida mu mahanga. Cyangwa se niwe mbere yuko ibintu bigera kuri perezida niwe banza gucaho. Bivuye mu mahanga byose. Hari ministeri w'intebe, hari perezida w'urukiko rw'ikirenga, hari abantu bakomeye hari, ariko bose ntibatoranyijwe mu baragiye bareba umuntu w'umucapakazi. Rero uwo mu mama Scove ni bamwihure n'umucapakazi. Kandi umucapakazi aremerwa n'Imana ibimwemeye. Ibindi tureka amashyari. Jealous people never win. Komeza ikiganiro. Super. Ukabona biri guterwa n'ishyari. Abari kuvuga ati ibyo kutiga nibiki? Bibiliya iravuga ngo umunebwe azifuza kandi ntacyo azageraho. Bibiliya iravuga ngo umunebwe azifuza, umutima w'umunebwe uzifuza ariko ntacyo uzageraho. Rero nibacangamuke bakora ahubwo cyangwa se bitonde abayobore neza cyangwa abayoboresha inkoni y'icyuma. Oya azayobora neza. Oya nakubwiye nshobora kubivuga bakavuga bati supermanager naho uvuze nabi. Inkoni y'icyuma uzi icyo ari cyo? Yego. Bayita dictatorship. Dictatorship uzi icyo bivuze? Mu buyobozi wize niba ari kuvuze itonde. Rega njyewe njima nkubwira ibintu ngenzi mu byo bita ngo ni administrative rules, amategeko yo kuyobora cyangwa se y'ubuyobozi. Bavuga ko dictatorship is one of leadership. When democraticship is rejected or is impossible, you use dictatorship and life should go on. Kubera ko no mu Cyongereza baravuga ngo where the peace faces sometimes force should be applied. Wabyumvishije aho amahoro ashaka iyo bibaye ngombwa niki iyo bibaye ngombwa n'imbaraga zirakoreshwa. None se bakubwiye bati we kora ibintu nuvuga icyo mvuga ni iki rero bagomba gukurikiza amategeko nk'umuntu azayobora neza ariko uzanga kuyumvira hazajya inkoni y'icyuma kuko amategeko nyine azakora akazi. Wabyumvishije rega buriya Robert Mugabe wa Zimbabwe buriya yigeze kuvuga ngo you cannot lead Africans without military knowledge. Buriya rero military knowledge impamvu yayivuze buriya abasirikare bakorera kuri oda. Mu gisirikare ntibireba ngo urashaje, ntibireba ngo uri muto. Iyo umuntu akuruta afite inshingano zikuruta yakubwiye ngo kora icyo ugomba kugikora. Kuko niki ni kamategeko yavuze ijambo you cannot lead Africans without military knowledge. Abanyafrika n'uburyo bafite imitwe ikomeye. Ugomba kubakaranga. Katwikamereza. Urabakara. Wabyumvishije? Gusa azabikora neza n'ubu. Azabikora neza uzanga azakarangwa. Yego. Azagira gute? Azakarangwa. Mbivuze nk'agakumba supermanager Patrick. Kuko burya ngenda nabyemera, ngiye burya ndabyemera. Burya ngiye ukuntu meze, ngewe nabayeho nigeze kukubwira ko nigeze guhabwa igroupe y'abana b'aba Tanzania nyobora ndi inspector aho twajyaga ducukura amazahabu yo ngiyo turi ahantu bita za gate akakora bangira umukuru w'abana nakubwiraga ntikora iki wakanga nka gukaranga kuko polisi yabagira aho y'abatanzania nabwiye we kamata uyu bana bati kwa yo we nkunda bajyaga banyita Rurankunda icyo gihe nkunda yarari intuza arwana bakajya bavuga ngo turasa cyagihe ari muri Kongo bakaba kwa yo nkunda tumazibu nkavuga azibu kuna mchezo hapa hii ni kazi bwana unaleta mzako kwenye kazi bose bageze aho bakajya bande barike bajya bambona nkari ngo kamafia kamekuja bwana niko bajyaga ngo kamafia kamekuja bwana ntago nkubeshye niko bajyaga bavuga
naona tena kamenge hako kanonko ariko njye nabaga ngendera ku mategeko kuko njye sinshaka ibintu biza n'umuzahamuza itegeko rirakurikizwa wakwanga wabyumvishije hagakurikiraho igihano yego muhura abonye rero mumeze gute Scovia ni umuntu kamere kurako ni umuntu ufite uburere yego ubona ufite indangagaciro zo kuvuga afite ibyo atinya kandi umuntu wese uvuga afite ibyo atinya afite uburere uburere rero burimo kurerwa neza ukagira aho ukurira nyine bakakurera ntabwo ari umuntu ushobora ntujya ubona abantu baza nko kuri kamera akavuga ibintu biteye nk'isoni ukavuga ari baze nk'uyu aribaza se n'abashiki be baramureba aribaza se n'abasaza be baramureba aribaza se n'ababyeyi baramureba ni ukuvuga ngo hari ikintu aba yararakinze ashobora kukirakinga kubera yuko yananiranye ashobora no kukirakinga kubera ubuzima abantu ducamo hari ubura ababyeyi ntabwo namurenganya ariko we ndashimira ko sinzi ibyerekeranye n'iki ariko nabonye afite icyo bita parental guidance ni uko ufite ababyeyi bakoreza ukagira ibyo utinye ndangagaciro you get what I'm saying I get it that's the way it is Gasaro TV